ubundi resistor akaba ari 350 kugira ngo ikore kariya kazi. Dushyizemo 470, urabona n'ubundi current igabanyutseho agace kamwe gusa kugira ngo bize guhura, ariko n'ubundi urabona kano kazi kakorwa neza n'iyo resistor nta kibazo. Bakaze gukurikira Tatani Menya TV n'uragomba kiza kuri iyi channel, kandi subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana amasomo yacu anyura kuri iyi channel. Kandi niba waranabikoze mfitiye group cyangwa se umuryango mugari kuri WhatsApp witwa Tatani Professionals, link muri description y'iyi video kugira ngo nawe ubashe kuba wajoininga kugira ngo wigane n'abandi, ko hariya habamo ibintu byo kungurana ubumenyi ku bantu bagiye batandukanye. Niba wowe ufite ubumenyi ku ngingo runaka ushobora kubidusangiza, cyangwa se natwe tukagusangiza ubumenyi dufite ku ngingo runaka bigendeye kuho wagaragaje ufite ikibazo. Uyu munsi turakomeje kuri amasomo twiga kuri resistor. Uyu munsi tugiye kwiga resistor ariko ku cyo twita Ohm's law. Iyo tuvuze Ohm's law, iyo tuvuze iyi law iba ni nk'amahame aba yashyizweho n'abashakashatsi. Uyu Ohm's cyangwa se uyu Ohm yari umuntu w'umushakashatsi, niwe wasetinze iri hame y'ibyo twita Ohm's law kugira ngo tuzaturigenderaho mu gihe turi gukora ibyo ku ma resistance cyangwa se ku ma resistor ndetse n'umuriro runaka. Nzagira n'igihe cyo kubabwira ku mateka ye ndetse n'ukuntu yabikoze n'igihe yabikoreye ibi ngibi byo kuvumbura iyi Ohm's law. Mwita nk'umushakashatsi w'unguye, umushakashatsi wavumbuye iyi Ohm's law arisetinga tuyikoresha. Ngira ngo abantu bize amafizike cyangwa se n'ibintu bigendanye nayo bazi ibintu byinshi cyane bimeze gutya. Abo twita ngo ni Pascal's principle, abo twita ni benshi bagiye batandukanye, naho kwibuka benshi gusa, ariko bagiye basetinga ama laws menshi. Nzahenda mberekane naho twita ba Kirchhoff nabo bagiye basetinga ibintu. Ni ukuvuga ngo ubu n'ubushakashatsi, umuntu akora ubushakashatsi yamara kugera ku gisubizo runaka cyangwa se yavumbuye ikintu runaka bagahita bakimwitirira uyu Ohm yari umuntu. Nabo ngabo twita ba Kirchhoff nabo bari abantu b'abashakashatsi, nabo twita ba Pascal bari abantu bari benshi bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi tugiye kwiga kuri Ohm's law cyangwa se iri hame ry'umugabo bita Ohm, ariko rireba ku ma resistor. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze Ohm's law by definition batubwira ko is a relationship between voltage, current and resistance. Iyo tuvuze Ohm's law ni isano riri hagati ya voltage, current ndetse na resistance. Voltage nabwiye ko ni ingufu zisunika umuriro, current nabwiye ko ni umuriro nyirizina cyangwa se ama electro iyo ari kunyura mu rutsinga, nicyo twita umuriro cyangwa se current. Resistance nabwiye ko ni ubushobozi bwa resistor bwo kuba yagabanya ingufu z'awa muriro cyangwa se imigendere y'awa muriro. Niba twari dufite umuriro ungana gutyo uri kugenda, resistance ikawitambika, ibishobora kuwugabanya hagatangira kugenda mukeya. Rero isano iri hagati y'ibyo bintu bitatu niyo twita Ohm's law, twandika muri ubu buryo. Abanyeshuri mwegere hafi hano tugiye kwiga noneho ibintu by'abanyeshuri cyane gusa, ariko natwe kuri tele turabikoresha kubera ko ibi ngibi bigufasha kumenya ese ni gute. Kuko hari umuntu wabajije ikibazo ejo bundi nacyo ndimusubizemo hano kuri iriya circuit nakoze ikora nka circuit breaker. Yarabajije ngo ni gute, ngo ni kubera iki ngo wahisemo ngo gukoresha ngo resistor ya 10 kilo ohm. Rero hano wifashishije izi formula ushobora gutumenya ngo se muri circuit ndi gukoreshamo aka gatara kanjye cyangwa akaredi kanjye ndaza gukenamo resistor ingana gute kugira ngo ibe yakarinda kandi nigashye. Izi formula zo tugenderaho ubundi gusa, ariko iyo twanditse formula gutya nk'abantu bari ku ishuri bo kugira biborohere uhita ushushanya agatriangle kameze gutya. Izi zifitemo ikimenyetso cyo gukuba utuzishyira hano hasi, ubwo ni current ndetse na resistance. Iyi siga tuyishyira hejuru, hano haba harimo ikimenyetso cyo gukuba, hano harimo ibimenyetso byo kugabanya. Ndabereka ukuntu tumodifiya iyi formule kugira ngo ivemo amaformule menshi. Ni ukuvuga ngo hano iyi formule tuyimodifiya tugendeye ku kintu dushaka. Urugero tuyikoresha gutya iyo turi gushaka voltage, no voltage ingana na current dukubiye resistance. Hanyuma igihe tugiye gukenera no gushaka current tuza muri kano kazi, ubwo tuhita tugenda gutya, ubwo current ingana na voltage tugabanyije resistance. Ni ubu buryo current ingana na voltage tugabanyije resistance. Amakuru yo gushaka resistance ntabwo tugaruka mu ubu buryo, uvuga ko resistance ingana na voltage tugabanyije current, ubwo resistance ingana na voltage tugabanyije current. Ibintu biradufasha cyane kuri tele kubera ko nibyo bituma ubasha gukora prediction cyangwa ukavuga ati ibyo byose iyi
red yanjye cyangwa se kano gatara kanjye ndagashyiraho iyi resistor kugira ngo ikarinde ntikaze gushya kandi ugakoresha ku muriro ungana gutya. Noneho hano reka dufate urugero rutoya kuri izi formule dushake current. Ngira ngo murabona ko current ingana na voltage tugabanyije resistance. Katuvuga ko dufite current ni tugiye gushaka. Katuvuga ko dufite voltage ingana na 5 volt, tukagira na resistance ingana n'10 ohm. Rero nitugiye gushaka current turafata iriya voltage tugabanya n'iriya resistance. Ubwo current yacu iraba ingana n'iriya 5 tugabanyije 10 bihita bingana na 0.5 ampere cyangwa se amps. Uvuga ngo hano tubashije kubona current iri guca muri iyi resistor ko twafashe voltage tuzishyira kuri resistor. Tumaze kuzishyiraho tugiye kureba ngo none se iyi resistor yacu iraza gucamo current ingana gute cyangwa se iraza gucamo umuriro ungana gute. Iyi amp ni muri bya nabwiye by'ama unit. Ampere cyangwa se umuriro tupima mu byo twita current, tupima mu byo twita ampere. Iriya ni unit ya ni igipimo mpuzamahanga basetinze bavuga ati umuriro tuzatupima muri ampere cyangwa se muri ampere. Noneho iyi resistor yo basetinze ko tuzatupima muri resistance nani muri ohm. Iyi resistor basetinze ko tuzatupima muri ohm. Ohm ubwo ni unit ya resistance. Nkuko uburebure tupima muri metero, ubwo na resistance nayo tupima muri ohm. Ama voltage twapima mu cyo twita volt, ntabwo ari voltage. Voltage tuyipima mu cyo twita volt. Ubwo unit ya voltage ni volt, unit ya current ni ampere, unit ya resistance ni ohms. Ibyo bintu by'amaniti nabyo ni ibintu nzagenda bigishaho cyane kugira ngo tugende tubisobanukirwa. Hanyuma ubu hano tubashije kubona no current yaca muri iyi resistor yacu. Kadukomeze tugenda tureba n'ibindi bigendanye ni ohms law. Hano no tugeze ku cyo twita power. Gusa ariko ibi ngibi byo tubikoresha iyo turi gushaka gukarikira cyangwa se turi gushaka kureba power tuzaba dukoresha cyangwa se power ishobora guca muri circuit yacu. Hano by formula power batubwira ko ingana na voltage dukubye current. Nabwiye ko iyo dukoresheje karaga piramide izifite imenyetso yo gukuba tuzishyiramo hano hasi ubwo ni voltage current power gatije hejuru, hano ni gukuba hano no kugabanya. Ni ukuvuga ngo iyo bigenze bitya hano ikintu bita kijyamo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo nayo ushobora kwimodify n'iki cyo gushaka. Ubwo igiye ushaka current byahita bihinduka gatufata power kugabanya voltage. Gusa iyi ngiyo timodify mu bundi buryo ntabwo ari uburyo tugiye kuyikoreshamo. Tugiye kureba formule za power dushobora gukuramo hano. Turazireba tugendeye kuri iyi ohms law n'ubundi. Tugiye gufata voltage tuyisimbuzemo formule yayo ariko yo kuri ohms law. Tugiye gushaka power ya kabiri, formule ya power ya kabiri. Iyi ngiyi ni formule ya mbere dushobora gukoresha. Iya kabiri turafata voltage tuyisimbuze uko ingana hano muri ohms law. Ubwo ingana na current dukubye resistance. Ingana na current dukubye resistance. Ubwo tugahita dukubaho n'ubundi iyi current yari isanzwe. Hano dusanga yuko dusigaranye current ebyiri cyangwa current squared dukubye resistance. Ubwo ngiyi tizaga igahita twiteranya kuri ngiyi. Noneho urabona hano tumaze kubona indi formule ya power. Ubu hano power ingana gutya, ingana na current square dukubye resistance cyangwa se tukandika gutya I square R. Izi formule zose ushobora kuzikoresha bitewe n'ibintu ufite cyangwa se ugiye kwifashisha muri circuit. Ushobora gukoresha iyi bitewe n'ikintu ufite muri circuit yawe. Hanyuma tukagira n'indi formule ya gatatu, naho turafata iyi ohms law tuyisimbuze hano kuri current. Turebe icyo turi buze kubona. Ngo ni power ingana na voltage
dukubye current twayisimbuje, ubu ni dukubye voltage tugabanyije resistance. Ubwo hano by mathematics cyangwa se mu mibare duhita dukuba ibyo hejuru n'ibyo hasi, bigahita bingana na voltage square tugabanyije resistance. Ubwo iyi resistance twakubye ni rimwe, iyi voltage tuyikuba n'iyi ngiyi bihita biba voltage ebyiri, resistance tuyikubye na rimwe ihita isigara ari resistance imwe. Ubwo tumaze kubona formule za power eshatu. Iyi ngiyi ni ya mbere, tukagira iya kabiri ya current squared times resistance, tukagira n'iya gatatu ya voltage squared over resistance. Izi formule zose dushobora gukoresha tugendeye ku bintu dufite muri circuit yacu. Urugero, turebe hano urugero rumwe dushobora kuba twakoresha, kuvuga ngo hano maze kubona formule eshatu, ariko uhitamo yo gukoresha bitewe n'ibintu ushaka gukora muri circuit. Hari igihe uvuga ngo ndashaka kureba power yayo, ndashaka kureba current ishobora gucamo, ndashaka kureba ibintu wowe bigendeye ku kintu ushaka gukora, nicyo gituma uhitamo formule ukoresha. Tubonye iya mbere ya current squared times resistance, tubona n'indi ya voltage squared over resistance. Noneho hano dufite ikibazo kigira ngo dufite resistor, dufite resistance ingana, ntabwo resistance ni volt ziri gucamo resistor zingana na 12. Hanyuma tukagira na current iri gucamo ingana na ampere imwe. Hanyuma bakatubwira ngo dushake power. Ngira ngo mubibona hano, bitewe n'ibyo dufite hano, dufite voltage na resistance, ngira ngo nibyo kuza muri no formule kugira ngo tubashe ko twabona power iri guca aho ngaho. By this formula turahita dufata iriya 12 tuyikube na rimwe. Ubwo turahita tubona yuko iyi circuit yacu iri gucamo watt 12. 12 kuba rimwe ni watt 12, niyo power iri guca muri circuit yacu. Hanyuma dukomeje noneho tujya kureba noneho biriya uriya mukunzi wacu yabajije ngo ni kubera iki twahisemo gukoresha ngo resistor ngo ya 10 kilo ohm. Gusa mbanza kumusobanurira warangiye nakoresheje iyo nari mfite. Gusa ariko iyo dukoresheje izi formule noneho nibwo tubasha kubona no nyirizina tugomba gukoresha muri circuit nkiriya kugira ngo ibashe kuba yaturindira circuit yacu. Hano dufite LED ni kariya gatara nari gukoresha, kagenewe gucamo volte ebyiri. Ubwo hano dufite volte, hano dufite volte ebyiri. Hanyuma kano izi volte nizo zagenewe gucamo kariya gatara. Tukagira noneho voltage dufite kuri batiri cyangwa se dufite kuri power source zingana na volte 9. Tukongera tukagira current iri guca muri kariya gatara kacu. Current yagenewe kanyuramo, ingana na miliampere 220, miliampere 20 mA. Ibi ngibi by'amamiri biri mu isomo ngize gukora rivuga ku byo twita metric prefixes. Ushobora kuri channel yacu ukaribona. Hanyuma dufite no tugiye gushaka tumenye ngo ese hano hantu dushobora gukoreshamo iyi resistor kugira ngo irinde aka karedi kacu. Ubona akaredi kacu kagenewe gukoresha volte ebyiri, ariko dufite batiri ya volte 9. Turi kwibaza ngo turaza gukoreshaho resistor ingana kugira ngo babashe kuturindira akaredi kacu, izi zirindwi zisigaye zibashe kuba zajya ku ruhande. Hano ikintu cyambere tubanza gukora, tubanza gufata iyi total voltage dufite kuri batiri. Ubwo ni 9, tugakuramo iyi ngiyi LED yacu bize gukenera ebyiri, dusigarana volte 7. Turabona ko 7 izo dukeneye kuza gukura muri circuit yacu kugira ngo zitadutwikira aka LED. Noneho hano ikintu gihe gikurikiraho tumaze kuzibona, iyi current nayo twayikoresha ingana gutya, twayikoresha muri mili. Hano iyo gukarikira bino bintu ugomba gushyira mu rugero rw'ifatizo, ugakura muri ziriya prefixes dukoresha. Ubwo mili ampere 20 zingana na ampere 0.0 kabiri
ampere. Noneho hano dufite current tukagira na voltage, dukeneye gushaka resistance. Dufite current tukagira voltage, dukeneye gushaka iyi resistance. Ubwo resistance yacu turabona ko ingana na voltage tugabanyije current, kandi voltage twabonye ko ni 7 dukeneye gukura muri circuit, tugabanyijeho current ari iriya 0.02 ampere. Iyi ngiyi iribuze kungana na 350 ohms. Kugira ngo ubu ngubu hano umaze kubona resistor ushobora gukoresha muri iriya circuit, mu gihe ufite iriya buye rya volt 9 ukagira akaredi gakonsoma volt 2, kubera ko ziriya led ziba zifite volt zikonsoma. Iyo ushaka kubimenya ugenda ugiye kwigura bababwiye ati nshaka akaredi gakonsoma volt 2 cyangwa se volt runaka, bari bikubwira abantu bazicuruza baba bizi, kubera ko byanditseho ku ma package ziza zifunzemo. Noneho hano niba tubonye iyi resistor, ushobora gukoresha ingi cyangwa se ugakoresha indi iri hafi yayo. Urugero, tubonye iyi resistor hano, dushobora gukoreshamo wenda 470, dushobora gukoreshamo 360, dushobora gukoreshamo 330. Urabona ushobora gukoreshamo izi resistance ariko ziri muri iyi range. Ngira ngo hano ngubu noneho bimaze gusobanuka impamvu dushobora guhitamo gukoresha resistor runaka. Yari impamvu nayo nahisemo gukoresha zira kilo ohm 10, nuko ngiye hari nazo nifite gusa, niyo mpamvu arizo nakoresheje gusa, ariko zirakora nta kibazo. Gusa ariko iyo tugiye muri ibi ngibi by'imibare tubona none nyirizina izo twagomba gukoresha muri iyo circuit. Hanyuma kandi turebe noneho ikindi kintu kimwe. Turebe ikindi kintu kimwe hano, twifashije n'ubundi izi formule, reka tukirebe ku turedi, turadutara ku turedi. Hano dufite resistor ya ohm 470, tukagira batiri ifite volt 9, twangiza tukagira current hano izaba ingana ni voltage tugabanyije resistance. Ubwo hano tuza dusanga kari 0.019. Twagaruka iyi ngiyi ni ampere. Ngira ngo aha ngaha dukoreshejemo ohm 47 muri ya circuit ya mukanya maze mbereka ya karedi. Noneho iyo turebye ka karedi aho kari karetinze aho kazagacamo ampere 0.02, kandi approximation igaragaza ko 0.02 ni nkaho twakavuze 0.020. 19 na 20 ni ibintu bibiri byegeranye, ku buryo uramutse ukoresheje resistor n'ubundi current yacamo n'ubundi yegereye n'ubundi iyakagombye gucamo. Urabona ko yabigabanyitseho gatoya bitewe n'uko resistor yazamutse, kuko twabonye ko ubundi resistor akaba ari 350 kugira ngo ikore kariya kazi. Dushyizemo 470, urabona n'ubundi current igabanyitseho agace kamwe gusa kugira ngo bize guhura, ariko n'ubundi urabona kano kazi kakorwa neza n'iyo resistor nta kibazo. Ngira ngo umuntu urabaje cya kibazo abashije gusobanukirwa impamvu duhitamo resistor runaka. Gusa tugendeye kuri n'amaformula tubonye ko hari amaresistor tugomba gukoresha kuri circuit runaka bigendeye kuri voltage dufite, nimba ari amaresistor cyangwa se izindi load umuriro zikonsoma, niyo byose mwabibonye. Ugejeje aha ngaha isomo nagushimiye, uri umuntu w'ingenzi cyane, niba subscribe uruha agaciro cyane kuri iyi channel, kandi ngufitiye group ya WhatsApp, link muri description kugira ngo ubashe kujoininga, ubundi duhure muri video z'utaha. Ciao.